Okay, twongeye kubasuhuza abakurikiye ukuri kutavuzwe. Hano nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Pundi. Tumeze neza? Weekend yagenze tugemeze neza cyane. Weekend yagenze neza kubera match ya Derby twarayitsinze. Urumva ibintu ni fresh kabisa. Atsinze mwibye babibye penalty mwe muzi kwiba. Ntago twabibye ahubwo urwo n'urwireguzo ntago twabibye. Twabatsinze tubarusha abantu bose barabibonye kabisa. Yego. Gatsinze bingahe? Bitatu kabisa. Harimo kimwe cya penalty mwibye. Mwibiwe. Harimo penalty bibyere. Oya nta penalty bayibye ubwo rero yitsinzwe igihe cyose ishaka impamvu. Yego. Ariko nta impamvu yari rwose yo kuba tutarayitsinze tuyirusha. Twizere ko mufite ikipe ikomeye nose zose cyangwa n'ibyaye n'ibyo kwigira intare mu rugo mwajya hanze mugahinduka ipusi. Oya sezitara noneho amatsinda tuzayajyamo kabisa. Yego. Reka twigire mu byacu byo ngibyo bifite ba nyirabyo nawe ariko wakurikiye match narayirebye ku mahoro kabisa. Yemba nero myidagaduro no bintu bya politike mu bintu by'imyigaragambyo ibyo bintu by'imikino mba nabiguhariye kugira ngo turadufata umwanya duhereze weekend review ya match uko zagenze. Okay. Kubera ko ni byiza ko umuntu amesa kamwe. Ako mu gisebe bavuga ngo asiye kubari kushindwa simushindani. Umuntu utemera ko yatsindwa ntago ari umuntu uhatana. Ikiza ko abakurire ubwo bihangane bemereye ko bakitsinzwe abakora apire nabo nyine ubwo mwemere ko mutsinda yuko namwe mugerageze mukomeze mutsinde sibyo muzana igikombe. Abwo uhereye ku by'imyigaragambyo ndumva twahera muri Tanzania amaze iminsi ari imyigaragambyo y'abaturage bamagana ubutegetsi buriho bigaragambya basaba ko Perezida Samir yabavuyeho ariko sinzi ukuntu babikora kuko n'ubundi yaramaze gutorwa already byararangiye ahubwo nibazaga amakuru arimo agenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga TikTok TikTok ukomeye cyane muri Tanzania akaba yarafunzwe n'abakurikiranye icyaha cy'ubugambanyi sinzi wadusobanura muri makeya ibirimo bibera Tanzania n'ibyinshi nyuma yabyo. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 2025 nibwo hatangajwe ko Mama Samia Suluhu Hassan yatsinze ku majwi 98% ariko atsinda bivuga ko yihanganye nta muntu bari bahatanye. Ibyo ngibyo rero sibyo tugiye kura kuko twababwiye ahubwo turebe imyigaragambyo yabaye mbere n'abakomeje kuyifungirwamo n'abakomeje kwicwa kano kanya muri Tanzania. Imibare nakira inyereka ko abarenga igihumbi bamaze kwicwa bazira imyigaragambyo cyangwa se demarche cyangwa se riot cyangwa se demonstrations cyangwa uko wabyita kose katika Kiswahili maandamano. Mu Giswahili bavuga maandamano. Rero umukobwa ubungubu ni inkuru igezweho kuri TikTok. TikTok ni urubuga rukoreshwa na miliyari imwe y'abatuye isi na miliyari 8 hafi na miliyoni 700. Ubwo urumva rero ko miliyari imwe y'abakoresha TikTok Tanzania bari active cyane kuri TikTok. Yitwa Jovin Jennifer ariko akaba akoresha izina rya Nifa kuri TikTok aho agira Nifa Cosmetics. Ubungubu kuri TikTok ugiye ugashakisha usanga umukobwa uri kuvugwa cyane cyangwa se umugore kuvugwa cyane ari Jovin. Ni umugore w'imyaka 26 y'amavuko akaba ari we warutunze umuryango we n'abana be na mama we witwa Mwanayica Siasa waririye Mama Samia. Yakoze video ari kurira ari gutaka amavuga ngo Mama Samia ndakwinginze umukobwa wanjye mubabarire ibyo yakoze ntaga bizi byo yakoze ni ibiki. Ku itariki ya 27 yafashe video telefone abatazikoresha neza ziraza kutugezaho uko byagenda kose. Gasa ko dusikoresha neza wayikoresha nawe ubuzima bwawe ukajya mu kaga. Yari ari muri shop ye iri Dar es Salaam acuruza beauty cosmetics yase ibijyanye n'iby'ubwiza. Afata amashusho y'amasegonda 20 baze gufungishwa na video y'amasegonda 20 yari mabyi indirimbo yitwa Samia Samilu maandamano ya mwe. Ni indirimbo yamamaye, ni sound yo kuri TikTok yamaye mu gihe cya campaign igihe bigaragambyaga bamaganaga Samia Suluhu ashaka ubutegetsi bwe buvaho akavaho akajyaho abatavuga n'ubutegetsi bo muri Chadema. Arayipostinga izamura rwasira ku nkoranyambaga. Kuri 27 z'ukwezi rero kwa 10 2025 nibwo polisi ya Dar es Salaam jijini Dar es Salaam yamutaye muri yombi iramubwira ngo urashinzwe ibintu bibiri. Icyambere ni conspiracy. Yari yarakanguriye abantu bigaragambya kuza gudupfuka munwa ngo bahangane na ibyo biryana mu maso. Polisi kavuga ngo iki cyaha rero nicyo kugumura abaturage. Nukugumura abaturage no kwanisha ubutegetsi abaturage kwanisha abaturage ubutegetsi buriho. Icya kabiri n'ubugambanyi. Gufata iyo ndirimbo isebye mukuru w'igihugu isebye leta y'igihugu ya Tanzania
ukayamamaza bakabifata nka treason cyangwa se ubugambanyi. Hatabwa miliyoni 27 ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 ashikishwa mahakamani agizwe imbere y'ubutabera n'umunyamategeko we na uzenganira n'umunyamategeko muri Tanzania arambira ngo ntabwo bazigera bemera icyaha cy'ubugambanyi, ntibazigera bemera icyaha cyo kuvuga ngo abantu baziba gupfumunwa birinde ibyuka biryana mu kirenge kuko biryana mu maso ngo koko polisi yari biteraga biragaragara. Ikindi kubyina indirimbo Metro yambwiye ngo ntabwo bigize icyaha kuko nimba ari ibyo no guseka byazajya bifungisha umuntu. Ubu rero abarenga 21 bafatiwe muri case imwe nk'iyo ya Jennifer Jovin cyangwa se Nifa kuri TikTok nko bikoresha barafunzwe bategereje kugezwa mu nkiko. Niba hamwe icyaha cyitwa treason cyangwa se ubugambanyi bazanyongwa ni gihabwa igihano cyo gupfa muri Tanzania. Bivuga ngo kuva Samia yatsinda amatora akanarahira ku itariki ya 3 hahise ku ikintu cyitwa cleansing cyase guhiga umuntu wese ufite isano n'imyigaragambyo yabaye, kubera yuko Tanzania yakoze iperereza isanga n'abazungu bashatse guca mu bantu batavuganwa n'ubutegetsi bwa Tanzania ngo bategura imyigaragambyo bateze akaduva mu gihugu. Bamwe barishyuwe n'abanyakenya babiri Museveni yose avuga ngo hano muri Uganda twafunze abanyakenya babiri b'abahanga mu gutegura imyigaragambyo bamara iminsi 38 muri gereza. Gisike cyacu kiri maso kandi kizi guhana. Na Samia yaravuze ngo abanyakenya baje guteza akave mu gihugu cyacu ntabwo tuzabihanganira. Bivuze ngo imyigaragambyo mwabonye Tanzania is sponsored by western people, white people. Bivuze ngo Tanzania kubera ko yashyize imbaraga mu butasi, umuntu wese mubona uri gufungwa nta uri kurengana urimo n'ufitanye isano n'iyo myigaragambyo. Ibyo warumbajije nyine aho ahubwo nakwifuza kukubaza ikibazo kigira giti, uravuze ati iriya myigaragambyo yapanzwe inashigikirwa n'abantu bo muri West. Ese Samiri ni yabagiye guhangana na West si byamukoraho? Kuko twagiye tubona abantu benshi bakora imyigaragambyo muri Libya, byarabaye abazungu bategura imyigaragambyo bafata abandi bantu bavuye mu bundi buce bw'Abarabu babazana muri Libya barigaragambya kugeza igihe bahiritse Muammar Gaddafi. Aho no muri Tanzania n'ibyazaba ubwo Samiri atangiye kuzajya ahangana na bari abazungu. Kuri mama Samia we igitego yaragitsinze kuko yamaze kubona yuko amakuru ahari bashaka kudestabiliza igihugu bakagicamo amacakubiri noneho bakagitezamo ibibazo kikaba umuyonga bakinjira kare ka East Africa. Bamara kukinjira umunyamerika agahita akigaruriza umunyaburayi. Iyo umunyamerika itomva umunyaburayi, iyo bavuga umunyaburayi cyo umva umwongereza, noneho uhite wumva umufaransa, wumva umudage, ariko noneho wumva umwongereza, wumva umunyamerika kuko Amerika ni igihugu cy'umwana cy'ubwongereza. Amerika yakoresha n'ubwongereza. Umuperezida wese wo muri Amerika urahiye agomba kujya gura n'umwami cyangwa umwamikazi w'ubwongereza. Ni itegeko ariko ntabwo umwami cyangwa se umwamikazi w'ubwongereza agomba guhura na perezida wa Amerika. Perezida wa Amerika atarazi kuko Amerika ihabwa amabwiriza mu gihe n'imitegekere n'ubwongereza. Ni nka ubwongereza ni pare wa Amerika. Bivuze ngo nta influence uburayi na Amerika bifite kuri Tanzania ko Tanzania ni police aho bafite siasa ya ujama politike yo ya capitalist. Yet USA and Europe they need Tanzania to be capitalist. Barashaka ko baba capitalist bakiyomora ku ngoyi y'Abarabu n'ingoyi y'Abarusiya n'iy'Abachina. Ntabwo umunyamerika akakanya ashaka ko umuntu wo muri Afrika agira amahoro kubera ko ari kumwe n'umuchina n'umurusiya. Arashaka kagira amahoro ariko arinzwe na Amerika, hakaba military base, hakaba indiro bya gisirikare, hakaba n'indi byose bitandukanye. Bivuze ngo Samia we kubera yuko igisigaye gifite imbaraga kandi abanyatanzania bafite ubumwe bamaze imyaka 64 ari bamwe bafite amahoro muri aka karere, ari ishusho nziza, ari icon of peace and democracy muri Afrika no mu isi. Bagiye baherekanye ubutegetsi nta ntugunda zibayeho guhera kuri mwari Mukambarage Julius Nyerere wayoboye Tanzania ikibona ubwigenge muri 61. Ava wajyaho Hassan Mwinyi, avaho hajyaho Benjamin Mkapa wajyaho Kikwete avaho hajyaho nyakwigendera Magufuli atabaruka 21 hahita hajyaho mama Samia imyaka ine irashira iriyamaza manda imyaka 5 ayimara yoro imyaka 5. Bivuze ngo hagiye abo cyitwa political transitions aho leaders or presidents bahanye ubutegetsi baciye mu mahoro nta ntambara nta marasametse. Bitandukanye no mu Burundi, bitandukanye no mu Rwanda, bitandukanye no muri Kenya. Birikarindwe Kenya hapfuye imbaga nyuma y'uko Raila Odinga atsinzwe amatora kuri Uhuru Kenyatta wari uhawe ingoma na Uhuru Kenyatta yarahawe inkoni y'ububasha na Arap Moi
noneho Raila Odinga yanga ibyavuyemo ategura imyigaragambyo ejo bundi muri Gen Z barigaragambye badashaka William Ruto barabihosha ariko n'umuzungu wari warishyuye kugira ngo imyigaragambyo itangire muri Kenya ivaneho ubutegetsi bwo muri Kenya ariko igire transition yerekeza muri Tanzania izaveyo bavanyeho bagizaga agatogo abanyakenya bishyurwa amafaranga n'abanyaburayi none bagiye gukorana cyaguranye Robert Bobi Wine bavaneho Museveni cyase bamuteze rwase ry'igihugu kiba gatogo kiba umwanda baye bafashe Uganda icyarimwe bafashe Tanzania icyarimwe Uganda irabimenye ko ubutasifunga izo nkozi z'abanyakenya zise activist Tanzania irabimenye nimira abafungira imwe batukuramo inzara umwe ku wundi bandira n'abarasa kuko naberetse ama video bari kurasa abantu mu ngo zabo ubungubu muri kasho barafunze abandi bazagezwe imbere y'ubutabera banahabwa igihano cyo gupfa kugira ngo bereke abanyatanzania cyitwa gasopo nuko umugambi umuzungu wari uteye rero kuri Samia warumbaje ikibazo vango ntabwo agiye guhangana ntabwo ari guhangana n'abazungu ni bake cyane baratsinzwe kuko bari bazi ko amatora bitazakunda azavamo akavuyo Samia akaba yahita atakaza hanyuma Tanzania igacanganyikirwa basanga bariteguye bari maso ubungubu Tanzania navuga ko yatsinze sisemu yaratsinze kuko ifite aba leaders babakire bareba kure ikagiswe gikora ubutasi cyane buhambaye akabaye kose bakabona kare bagahita bafunga hari abari kuvuga ngo there is no place for freedom and democracy or in the freedom of speech but not yet that's not the reality ukuri gwari nuko umuzungu yashaka gufata abanyatanzania akabagira gato bakabagira akavuyo agahita none yempozamo ibyo ashaka akazana ama NGO akazana capitalist Tanzania kabibaye akavuyo nkuko byagenze mu Burundi za 2015 nkuko byagenze mu Rwanda habaho jenoside yo Abatutsi n'umuzungu wayiteguye atuma abanyarwanda bicana umwe ku wundi baricana abahutu bica abatutsi imbere y'umwaduko w'abazungu abanyarwanda bahanaga amata barashingiranaga nta kibazo cyari ku banyarwanda ikibazo cyabo cyari guhashya umwanzi wabatera avuye hanze y'igihugu no guhashya inzara kuko umunyarwanda yajyaga guhakwa ku wundi akamuha inka nawe akagenda agatunganirwa ariko umuzungu araje amumvisha ko mugomba kuba mutandukanye kubera indeshyo amazuru imvugo aho uvuka so what no sense nyine nibyo umuzungu ashaka gukoresha Tanzania none Tanzania kiri mass niyo mpamvu uyu mugore wo kuri TikTok muri Tanzania ari imyigaragambyo yo guhamagara ngo Mama Samia fungura Jennifer Jovin Mama Samia ntago nzi neza kari buze kumva amarira y'abantu bari kwigaragambya batabujije Jovin guhamagara abantu kwambara udupfukamunwa bigaragambye bangane na polisi utarashize umutima nama wo kumenya ko iyo ndirimbo iri gusuzugura Perezida Samia ngo areke kuyipostinga no kuko canje aseka ntabwo ndi bubone neza ko aba bantu muri Tanzania baraza gusaba ko hari bamwe muri bo bazabera urugira abandi kugira ngo bajye muri business uyu mugore w'imyaka 26 yari afite business iri munini cyane muri Dar es Salaam ariko bamaze muri gereza inyungu iri he family mirarira ngo newe warubatunze mama we yarapfukamye aratakama ngo arira Mama Samia ngo tubabarire umwana wacu mufunga yadutunze urumva harimo ukwibeshya wowe uri gukora business then wishize muri political idafite ikintu kumari na kimwe ugiye muri kasho urayisika guhabwa igihano cyo kwicwa ingaruka ni we ziriho nta muntu ufitemo inyugu usibye gushimisha wa muzungu uri wabo uri kuboneza nyine cyane hari abavuga ko ariko abastari bo muri Tanzania abafemo nabo batangiye kugenda basaba imbabazi abaturage kuba baramamaje Sami ubwo sinzi ngejo bundi twabonye post ya Alikiba asaba imbabazi kuri Instagram ariko yaranditse ntago yasobanuye icyo asaba imbabazi ariko yaranditse ati mu mbabarire sinzi niba ari abaturage yasabaga imbabazi niba ari ubuyobozi ariko ibyo byose dufite ikibazo ese asaba imbabazi abaturage cyangwa n'ubuyobozi ntabwo mbona Alikiba asaba imbabazi abaturage kubera yuko habayeho social media threats byamare bitebwa ubwoba barimo Diamond barimo Juma Jux watikiwe inzo ya iduka rya $1,400,000 z'amafaranga y'u Rwanda Binance atikirwa restaurant harimo undi umwe batwikiye electronics shop iduka ricuruza ibijyanye na electronique Diamond baramubwira ngo nutagira icyo ukora turatwika Wasafi dutwike n'inzu yawe dutwike ibintu byose yabiyo nk'akahungana n'abantu 24 muri Wasafi ageze Kenya aho yahungiye yandika avuga ko ubutumwa ubona ko ari umuntu umaze kuba nawe mukuru cyane abanzi kwa amacuwa muri politike kuko yaravuze ngo abatorutse Imana bahe iruko ridashira ariko kandi ngo Imana ihe Tanzania amahoro kushinje cyabayo cyose bahe gukundana no kunga ubumwe ariko Barrio nawe aba bantu bahanzi banini cyangwa se bano ba celebrities bari barashyigikiye umuntu witwa Samia bashyikiye Magufuli bagiye bashyigiye bakikwete bo bajyana n'ishyaka ritwa Sempoli ba amafaranga menshi ibarizo byo gukora business kandi nta n'ikibazo bitwara isibye ko
umuzungu yashaka kubaca muri mwe agakoresha Chadema itavuga rumwe na Tanzania, hanyuma amaraso akameneka ari menshi, igihugu kikaba kavuyo, ibintu bikangirika, bakabura what's next. Ariko bari abastari bo witwa Misa Mobeto nazo mbona yaravuga ngo Mama Samia niwe mpeza wa mbere, ngo hongera amwifuza ishya n'ihirwe, ariko bagenda baramutuka ngo nawe urifatanya ngo nabicanyi ngo n'abantu bari kwica amaraso ya Tanzania ngo nawe Karimi zagarukira. Ariko ibano ya kwandika biriya no kugira ngo ase nkaho yereka abaturage ko bari kumwe, ariko abahanzi abantu bazwi muri Tanzania bakorera CCM, bakorera ishyaka ririho, nibyo ribaha amafaranga menshi kandi wanabyumva. Imyaka 60 ni ishyaka riyoboye igihugu ryateje imbere Tanzania. Tanzania nta kibazo cy'ubushomeri gihari, Tanzania ntago bashonje, Tanzania ibintu bakenera byose bafite imbere mu gihugu. Twewe tuvana ibikoma kuri petroli wabo barabyifite bivuye muri United Arab Emirates, mu leta z'Abarabu. Urumva bafite icyambu cya bagira jambu bibiri, bagira Zanzibar na Dar es Salaam, nakajya icyambu cya Dar es Salaam. Umuturage wo muri Tanzania yandika business n'umunyamahanga agahembwa yicaye, nta kibazo na kimwe afite kujyanye n'imibiro, ahubwo nuko umuzungu akwereka ko iryo shyaka rimaze igihe ku butegetsi bibangamye ibyo gusa. Ntaga kwereka ko mudafite stade mwayubaka, ntaga kwereka ko mudafite za arena mwazubaka, ntaga kwereka ko hari ikigero cya 16% kidafite internet, kuko internet muri Tanzania igera kuri 84% arabura 16. Tanzania tukaba covered kuri internet na broadband miliyoni 70 n'ibice n'abantu 100 batuye Tanzania karadafite smartphones. Ntago babereka ngo ariko umuturage udafite smartphone wanyu twakora iki ngayibone, ntago bakwereka ngo ariko umuturage wanyu utarize uburezi bwiza ushaka kujya kwiga muri TVT twakora icyo. Barakubwira ngo ino shyaka rimaze imyaka 30 no ku butegetsi, ntabwo dushaka kurikomeza kuyobora, mugende mwigaragambye, mukora imyigaragambyo, namwe mwerekane ko hari demokarasi mwigaragambye. Ntabwo ari ikibazo kiza kwihanganirwa na CCM n'abarwanashyaka bayo, kuko ifite abacurabwenge b'abahanga cyane bafite amafaranga kandi bari bakure babonye byinshi. Ntabwo benda gutakaza umurage Julius Kambarage Nyerere mwarimu yabasigiye. Okay, urakoze kuri ubwo busobanuro, ariko nifuzaga kukubaza ikibazo kigira kiti ese ko tubona abajenizi barimo bakora imyigaragambyo, bahereye muri Kenya, bari bigeze muri Tanzania, ubwo muri region yose twavuga ko ibi bintu bishobora kuzakomeza mu bindi bihugu bitandukanye, nkuko tubona mu ntambara zirimo zitandukanye. I Burundi bari muri Kongo, u Rwanda narwo bararushinja kuba ruri muri Kongo nayo yirirwa ivuga ko u Rwanda ruyitera, n'ibibazo bitandukanye mu karere. Kandi abajenizi bakomeza kugaragaza ikibazo bavuga ko bafite ubushomeri, ngo aricyo kibatera ngo gukora imyigaragambyo, ngo bahindure ubutegetsi. Ese ubona hari ikindi kintu gishobora kuzatuma bikomeza mu bindi bihugu cyangwa bizahagarara muri Tanzania? Reka imanza zabo ku itariki iki cyumweru turaza kumva umwanzuro w'urubanza rurigwamo Tundu Lissu, ni chairman wa Chadema, ishyaka ritavuga rumwe na Tanzania, ni chama cha demokrasia na maendeleo. Ni ishyaka imaze imyaka myinshi rivuga ko ritavuga rumwe na Tanzania na CCM. Iki cyumweru turamenya nimba azahamwa n'icyaha cy'ubugambanyi, akamanikwa akicwa, naraswa. Umuturage wikunda azaba abonye gasoko, utikunda rero sasa azahita amera nk'imbwa yariye, cyangwa imbwa yasaze. Imbwa yasaze wayigonga utayigonga murakocorana. Nibyo bibiri tujye gutegereza. 21 bafatiwe rimwe muri case ya Jennifer Jovin, nifa kuri TikTok nikakoresha nabo waragezwe imbere watafikishwa mahakamani katika wiki hii. Kino kimwe nibwo azagezwa mu nkiko. Niba hamwa n'icyaha cy'ubugambanyi bakicwa, bagenzeho bazaceceka bakore business nk'ibisanzwe. Ariko nanone muri Uganda Museveni yabwiye abanyagihugu ko ubutasi bwa Uganda bukora. Bafunze iminsi 38 abanyakenya bari bishyuye kugira baze gutegura imyigaragambyo na Robert Kyagulanyi. Ibihugu duturanye bifite system yo gukoresha ubutasi ku buryo umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bohereza application muri telefone twa Pegasus ku buryo bamenya ngo Robert Kyagulanyi Bobi Wine arimo aravugana n'abazungu mu gutegura riot cyangwa se imyigaragambyo, bagahita bamufunze, bagahita nareba abantu b'abanyakenya baba expert mu gutegura riot baje muri Uganda, bagahita bafunga. Ubwo babiburijwemo hagati, bagashaka ubyuko rwishyuye kugira rugumura abandi rugafungwa. Ntabwo mbibona ko bizagera mu bihugu byose, kuko muri Kenya byarahoshejwe kubera izo mbaraga zakoreshejwe. Tanzania
birahoshwe nta muntu ukiri kwigaragambya ubu ni kuri social media kuri TikTok bari kuvuga ngo Mama Samia please ngo dufungurire ngo Jennifer Jovin ntabwo bizakomeza kuko umugambi wawucuze yamaze gutsindwa n'umuzungu yaratsinzwe azazana undi mugambi yarazanye umugambi wo gushyira mu rubyiruko ibintu byo kuryamana n'abahuje ibitsina bagatanga amafaranga bakakwereka ko gusinda bakakwereka ko utaba umusitari utabaye umu LGBT cyangwa se umu lesbian uwo mugambi nabo babona ko uzafata igihe kinini cyane kugira ngo overtaking bazana gahunda y'imyigaragambyo no kwerekana ko ubuyobozi buri muri East Africa bunaniwe uwo mugambi rero abaperezida bari barawutahuye ntekereza ko bitazakomeza nkurikije imibare mbona nuko kano kanya bisa nko byahagaze tuva no kuri iyo ngingo nakubaza akabazo ka nyuma ko muri Tanzania abavuga ko Kikwete ari uyoborera muri Madame Samir ubwo wababwira iki byaba ari byo igisubizo ni yego Kikwete niwe wagize uruhare kugira ngo Samia abe munini ntajye n'ikibazo agira kandi Kikwete niwe uhagarariye abacuruzi bavana imari muri Tanzania bayijyana imahanga export na import ikindi niwe uri hafi cyane ya Samia kurusha abandi banyapolitike babayeho bose anarahira yamushimiye yarahari ariko ikindi ubona ko agendera mu murongo we n'ibyo akora ubona ko ari amabwiriza ajya kumera nkaye kandi Kikwete ni umwe mu banyatanzania bakunda cyane kubera ko ni umuperezida nawe wagiye urangwa no kutaripfana ari nayo mpamvu n'igisirikare igipolisi n'abaturage b'abacuruzi bakomeye cyane bari ku ruhande rwa system kubera Kikwete kubera na Samiyongo Samia we asa nkaho ari ni nk'umuntu uri kuyobora mu kwaha kundi muntu ufite imbaraga uwo muntu witwa Kikwete nyine niko bimeze kuko Samia ntabwo afite experience yo kuvuga ngo arayobora igihugu yabaye muri politike y'imyanya itandukanye y'aka 20 ariko kuba yaba umunyapolitike ufatira imyanzuro uko shitswe kuriya abivana nyine ku muntu wabaye umuperezida ufite nayibonye Kikwete. Okay, reka dusoreze ku nama wahaba Jenizi bamwe bakora imyigaragambyo mu bigo bitandukanye bashingiye ngo kuvuga ngo nakazi naki kibazo kiri muri East Africa nakazi kabuze turabyemera akazi karabuze ako si imyigaragambyo ni ikemura icyo kibazo gusenya ibikorwa remezo bitandukanye nibyo biza gukemura cya kibazo. Yes, muri East Africa harimo ibihugu bisa nkaho byananiwe inshingano za abanyapolitiki bananiwe inshingano zabo bakareba inyungu zabo ku cyabo hakabamo ibindi bihugu byita kuneza y'umunyagihugu aho ngaho ntabwo uzasanga imyigaragambyo ntayo uzabonayo ariko aho urubyiruko rwanze kwiga rugacikiza amashuri ndetse n'urwize ibintu udashobora kuba rwagaragaza ikibi n'ikiza realism and existence hari ukuba wowe uriho no kuba ubeshejweho uba uriho nta muntu waza kubwira ngo ukora icyo cyemere ariko iyo ubeshejweho umuntu ukubeshejeho arakubwira ngo do and act in this way you act in that way you don't complain you don't think twice you act no matter what no matter how no matter who. Rero muri East Africa dufite urubyiruko rw'ibyiciro bibiri hari urubyiruko rubona ukuri kw'imibereho nyine rukavuga ngo ndabyuka njye gushaka igitunga umuryango wanjye mpasaringe kubera Imana ubuzima bugahinduka hakaba undi rubyiruko rurita yari rutegereje kuvuga ngo mpereza ya umbwira icyo nkura ndagikora ubwo rubyiruko rero muri East Africa nane hano mu isi rubaho kuko indi byara mwero na muhima muri uyu mubyeyi abyara abana bashobotse n'abadashobotse akabyara bazabibibwa n'abazaba abagabo. East Africa wifashe nk'umubyeyi abo bana bose barahari ikiza nuko abanyapolitike bari muri kano karere ntago bajenjetse bamwe n'abasirikare babaye abasirikare abandi bashikiwe n'ibisirikare abandi bafite ubutasi buhambaye ntabwo mbona yuko bizaba ibibazo binini cyane bibe nk'ibyabaye muri Arab Spring muri Arab World twabonye muri za Misiri kwa Gaddafi za Tunisia muri Syria abategetsi bavanwaho ku maheriri hano ntago mbibona gutyo. Okay, urakoze Punditi kuri ubwo busobanuro bwa duaye no kubirimo bibera muri Tanzania. Ubwo ndakeka reka duse nk'abahindura ingingo none twigire aho barizwa cyane abantu bakuzimo muri show business harimo amakuru menshi atandukanye ariko inkuru iri trend cyane no umuhungu bita Yamano yaje tubona ari umuhungu mwiza ufite discipline tubona avuye bitewe na background ye twabonaga yavugaga mu buzima busanzwe tubona afite indirimbo nziza zubaka imitima y'abantu arazamuka
ariko ikintu gitangaje ibintu bigenda bimuvugwaho buri munsi ubona ko atari ibintu byagakwiye kuba bimuranga nk'impano tuzi afite. Ese iyo video yo waba wayibonye? Nicyo kibazo cya mbere nakubazaga. Icya kabiri wabivuga iki niba wayibonye? Video y'iki? Ya mpano yanozize ari kumwe aryamana, ntabwo tuvuga asambana kuko baryamanaga n'umugore we basigaye banabana, ariko uko abisobanurira ngo byamucitse mbere yigeze gukorana ikiganiro na Irene avuga ko hari umuntu ngo wigeze kumuhakinga agatwara iCloud ye yakoreshaga muri telefoni, ariko ndibaza se iyo aza kumwegera akamuha bakaba bagirana umubano n'uwo muntu nubwo bari barashwanye bakaba bakunga icyo kintu bitageze hanze muri societe basakaza ari amashusho. Ubundi ikibazo si ukwifata amashusho kuko umuntu afite uburenganzira bwo kwifata ibyo ashaka iyo ari we. Ubundi umuntu ni umunyagitinyiro kandi ni mu rugo rwawe ni privacy ukoramo ibyo ushaka, ariko ikibazo iyo birenze urugo rwawe ntibiba bikiri ibyo nta nubwo ukifite ububasha. Ariko ubundi kwifata amashusho cyangwa kwifotora ntabwo bigize ibyaha. Ibyo waba urimo urakora keretse uri muri urica uri mu byaha byo kwica cyangwa by'ubugizi bwa nabi cyane ibintu, ariko wowe n'umugore wawe kuba muri gukora ibikorwa by'abakuze cyangwa imibonano mpuzabitsina mugafata amavideo, bashobora no kuba bafite account kuri X cyangwa se kuri Pornhub wenda bakabagurisha ziriya video kugira babone imibereho, kuko ntabwo tuzi ibindi bakora. Kuko umuziki mu Rwanda abantu tunze ntabwo ari benshi, n'abo tunze ntabwo bajya muri ziriya skendo. Ni abantu ubona ko ari abagabo banyaho bahamye bafite indangagaciro bafite ibyo batinya nyine. Rero nanone umuntu ashobora kwiherera agakora ibintu bimuha amafaranga, kuko social media n'imbuga nkoranyambaga zaje ari igisubizo ku bantu bahumutse cyane, kandi imbuga zicuruza amashusho y'urukozasoni mu isi nizo zihemba amafaranga menshi cyane. Video z'urukozasoni kuri izo mbuga ziri muri video zo ziba recommended zijyana ziba shared. Abakinnyi bakina pornography uze gukora ubushakashatsi bari mu bakinnyi bakize ku isi, kuko kuri Google AdSense ni account yo muri Stockholm muri Sweden, niyo ifite ububasha bwo kubikuza amafaranga yinjijwe kuri product zose Google icuruza. Google ni search engine cyangwa se urubuga rushakirwaho amakuru, kandi amashusho kose nayo ni amakuru, ni igice cy'amakuru ibijyanye n'amashusho kose. None rero urasanga ari nazo video mu isi zirebwa cyane. Then burakurenza n'indirimbo yababawe video y'urukozasoni igiye kuri rubuga rwa X cyangwa se Pornhub cyangwa izindi mbuga ntabwo nzi nyinshi, ugashyiraho n'indirimbo mu masaha 20 n'amafaranga iba yinjije akuba inshuro 100 ayinjizwa n'ibiganiro cyangwa indirimbo cyangwa izindi content zica kuri YouTube. That's why hari abemera gukora ziriya porno bambaye mask batagaragara, mushobora kuba munabana mu buzima busanzwe. Hari abakora ziriya video bagaragaza ibice byo hasi gusa bari gukora rapport sexuelle, hejuru ntiyagaragara kuko ntabwo umuntu utazi hasi ntabwo wahamenya ubonye video yiwe. Then hakaba n'izindi video zijyaho hariya ziba restricted mu bihugu runaka, umuntu uri mu gihugu akaba atayireba, cyetse ahinduye IP address cyangwa se agakoresha na VPN runaka bwate ngende mu Budage kandi ndi Kigali mu Rwanda. Izo nzira ndagira nkumvishe, ndagira nkubwire ko hari abantu nanone bacuruza ayo mavideo yo gukora rapport sexuelle bikabatunga nk'akazi, kuko umuntu ikirenge kimutunga, nkuko wavuze ngo muri weekend bari ku mahoro abantu bari gukina, barabatunga no gukina, hari abatungwa no kuboko, hari abatungwa no mu mutwe gutekereza, hari abatungwa no koga, hari abatungwa n'impano zitandukanye no gusetsa, yego, hari abatungwa n'ikaramu, batunzwe n'ikaramu, abatungwa no kurasa. Ubwo rero hari umuntu uvuga ngo nawe nzakoresha igice cyanye cyo hasi kintunga. Ya mpano rero n'umugore ashobora kuba bakora ku kazi, twebwe ntabwo dushobora kumenya ko ntabwo bitura nta muntu mu Rwanda uzi icyo kiba kimutunze, ntabwo tuzi keretse ibyo ukavuga ngo ngiye nkora ikintunzwe n'iki. Ikibazo kiba gihari ni kimwe gusa, gusakaza ari amashusho byo bigize ibyaha muri cyber crime. Gusakaza amashusho y'urukozasoni bigize ibyaha, uwayasakaje aba yatari ya mpano, uwayasakaje yakwicanwa mu butabera. Ariko icyo mbona cyo kuri ya mpano yari umuhanzi igihugu cyari gifite ahazaza n'inyota kwishyira muri biriya bintu. Mu Rwanda rwa none hari crowd chasing, hari abantu koko watuma bagukunda,
hari abashobora kuguha akazi ko kuri imibonano mpuzabitsina bakakwishyura kuko hari n'abatunzwe no gupfubura nabyo ni bimwe mu bitunza abajene b'i Kigali barahari. Ikindi hari ushobora kugukunda avuga ati ibi ni ibisanzwe nta cyadanje, ariko mu buryo bw'ahazaza nuko aka kariyeri irambye y'umuntu ufite indangagaciro za kirazira, hari igihe uba utakaje ikintu cyitwa credibility muri sosiyete, ku buryo hari umuntu mutahura ngo muganire wari kuzakugira akamaro akagusinyira sheke cyangwa se akaguha akazi kaguhindura ubuzima, akavuga ngo ni wa wundi se, akaba yagushyira mu cyiciro cy'umuntu atifuza kuzongera kugira icyo atekerezaho cyangwa se kureba no kuvuga. Ariyo mpamvu ntekereza yuko ya mpano yajya agerageza abaye adacuruza ziriya video bajya bazifata deni, ariko hari akabazo nashaka kubaza kuri ya mpano bazisakaza. Ya mpano njyewe nitegereje progress ye nyuma yo kuva mu gitaramo cya The Ben. Ya mpano sinzi niba ari fame yagiriyemo nyine izina rye rikavuga igihugu cyose, ni impano ye nyine twari tuzi ariko itarahabwa agaciro cyane. Nabonye yarahindutse mu bikorwa bye bisanzwe, usigaye ubona ari umuntu nyine utakimeze nk'aya mpano wa wundi twari tuzi muri za ndirimbo ze z'amagahinda z'agahinda z'ibi byacamo bitandukanye. Ubona ko noneho yatangiye mu banze nawe yaravuze ko yavuye Nyamasheke yabaye umunyakigali wuzuye original. Noneho umunyakigali ntabwo bivuga kubaho ngo umunyakigali se bambaho kuriya. Ya fame yo yifata nk'indwara. Fame kuri side imwe iba ari indwara, akwindi side ikaba ari success cyangwa se ari ibyiza. Iyo ugize fame udafite IQ yo kuyikontora ngo uyimanaginge, ntuburi n'umuntu ufite igikundiro cyo gukundwa n'abantu bakumanaginga, fame iraguhitana. Indwara uyirwaye ntumenye ko uyirwaye ukajya kwivuza yarakurenze iraguhitana. Niyo utamenye ko urwaye iraguhitana bakavuga ngo yaguye amarabira kandi ari indwara imuhitanye, ko nta muntu upfa nta mpamvu, kuko ntabwo utunyangingo tw'umuntu nta gihe gihari tugomba kuba umuntu yapfuye nta kibazo, hari ikintu cyica umuntu. Rero fame iyo udafite management yawe ikugenzura ku buryo igufungirana ahantu ikakubwira ibyo ukora, ikagutekera ibintu byose, ikamenya postinga, ikagucuruza, ikamenya ibyo uvuga, ukamenya uko witwara, ikakugenera amasaha yo kunywa ibisindisha, niba nk'urumogi ikagira karite cyangwa se kire y'urumogi guhereza, ikamenya n'ikigero cy'ibyo kurya uri buryo kugira ngo urumogi ruhangane na bya biribwa ntirugusaze. Fame irakunogonora ugapfa neza cyane, abantu bagasigara bari mu gahinda ngo uriya mwana yarinze aducika tumureba. Ibintu bisanzwe fame yica umuntu nk'uko indwara yakwica nyine benshi kabisa. Ahubwo nk'abanzi bagenzi be cyangwa n'abandi mu ruganda ni resomo twagakwiye gukuramo mu gusakaza biriya bintu cyangwa gukora biriya bintu. Oya nta masomo njye ntanga. Nta mujyi ugira abandi. Kareka buri umuntu ku giti kibonese ko nta muntu keretse umuntu yarakubwiye mugamba afite mwisi, umuntu mwisi urabona isi ukuntu imeze. Isi igereranye nka gym. Muri gym tonic tuba turi gukora ama six pack, abandi bari gukora abdomino, abandi triceps, abandi biceps, abandi bari gukora nyash, abandi bari gukora fitness, abandi bari kurwana n'ibiro BMI, abandi barimo barakora wenda kuzana ikintu cyitwa amakwisi cyangwa se amatari. Uwo muntu rero uri kuzana six pack ntabwo yagisha inama umuntu uri gukora abdomino, biceps cyangwa se uri gukora nyashi, kuko njyewe ntabwo umurongo wanjye mwisi ntabwo we n'uwa yampana, kuko si umunyamakuru. Njyewe ndi umunyamakuru, ndi umucontent creator, we n'umuhanalisi, ndi n'umu DJ, we rero ni umuhanzi. ahubwo we yagisha inama umuhanzi nka Tom Close, kuko n'umuhanzi si ubafata igitekerezo, yagisha inama nka The Ben uzenguka ku isi yose isi yubaho, yagisha inama nka Meddy ukunzwe mu isi yose ufite indirimbo n'Abanyanigeria bakunda, yagisha inama umuhanzi nka Israel Mbonyi uzuza Zarina inshuro 3 zikwicanya uwaje guhembwa amafaranga menshi, yagisha inama King James. Ubundi umuntu agisha inama uwo bari bakora ibintu bimwe ariko yamubwiye umugambi we, yagisha inama bamwe bo kina managers, yagisha inama ba Coach Gaël bashoye mu ishoramari, yagisha inama ba Melody, yagisha inama yanagisha inama muri ndabi kuko managinga abahanzi kandi n'inshuti nibo badahura mu by'ibiganiro, yanagisha inama abahanzi nka ba Makanyaga, ba Masambi Ntore, ba Ine Gahongayire, uyu Richard Nick umaze imyaka 17 ataza mu Rwanda akaza twese bati azuza Arena,
yagisha inama Kitoko wagiye ari umusitari akagaruka ari umusitari njye ntabwo yangisha inama kuko yewe ntabwo nzi icyo agamije umuziki ashobora kuba we ari kubaho gutya nyuma agahita apfa ayabayeho kuko hari abantu babaho temporary igihe gito cyane bagahita bava ku isi none se umuntu wamugira inama njye ndimo nshaka gukora itangazamakuru nkazamara imyaka njye 30 ndi umusesenguzi ndi umuntu uvuga abantu bakanyumva igihugu cyose kinyubaha umuntu wese umbonye abati ukoresha ibimenyetso ubu ni umurongo njye wanjye urumva njye ntabwo najya gukora skandale y'amasegonda 5 ntabwo umuntu yazongera kundeba ahita ajya mbona nk'umusazi nta nama namugira yagisha inama abantu bari gukora imiziki nk'iyakora bariko bari successful bakinje musi barahari kandi batajya bavuga muri ayo matiku nibyo bintu dufite abahanzi bameze neza hano b'ikitegererezo baryoshye ya back appointment akabagisha inama batari kugiye we je ntago nibona mu hazaza hanye naracanganye kiwangira inama kuko nanjye mfite abantu ndagisha inama mu itangazamakuru mwati koshime n'ibimenyetso uzagafata nyidagadura isengura positive bizakunda abo nyine nabo nabari success ariko nabo nagisha inama mu muhanda ese umuhanzi namukina bagenda aririmba abo mwesha voko ntago ndo muri list ntago wabugiye kumwaka performance urakoze reka tubivemo ibya yamano nyine nawe ubwo nawazitekerezeho n'ubundi abagomba gufata umwanya nawe agafata therapy akamenya element sari gukora ibiteramo na bakiza Daniel bakamukomera amashi muri Stockholm ambassade y'u Rwanda muri Sweden Finland Sweden Iceland Norway bira bihugu bya Scandinavia bira bihugu bya Scandinavia yanitse kuri Twitter avuga ngo umuvandimwe element ere washishe mu Rwanda u Rwanda rwongeye kwisanga Stockholm wadushije ashyirwa akamitse ku rukundo yabamaze imbeho ya mpano yakagishije inama element uri kugenda akabari tramana Stockholm na bakiza Daniel agaheshishe mu Rwanda none se biriya yabikoraga yeshe mu Rwanda nyine gute birasaba ko yikosora kamera nkuko ba element bari gutwara ibintu byabo bakora imiziki myiza yirinde scandal asazicuruza kangahe ntago zicuruza gatatu once you can fool people once but can't fool them always ubuse umuntu ufite amafaranga menshi cyane w'umukirura ngo indangagaciro ufite abana bafana umunsi wa yamano yagiye isaba kuko ngo ikamuhamagara miliyoni 5 auze utaramira abana banje ntago byakunda ubu ntago byakunda biba byitari indangagaciro no kumenya abantu ugena nabo n'abantu muzaganira nibona ibintu element ari gukora isoko muri Sweden afite amezi 2 atarama Daniel yamwemeje aravuga ati we petit habari gani natoka wapi basi ndavuga ati warakoze waheshishe mu Rwanda utumye tumwenyura ntekeza ko abo bantu aribo yakigiyeho ahubwo nk'umuntu utanga imbare n'ibimenyetso ngiye kukubaza ikibazo cya mbere ndakubaza ibibazo bitatu kuri element bijyanye n'umuziki we na career element yamenyekanye 2020 cyane cyane azamuwe tuvuga ko azamuwe na Bruce Melody abavuga ko wenda ngo na Davis D yabigizemo uruhare yazamuwe n'abantu benshi umuntu kuzabumva umuhanzi mwumve nka etage hari umuntu umwe uzamura etage se oya nawe hari architecture hari abapima ubutaka hari abayede hari abafundi hari abakora electricity hari abakora design hari abaplambi hari umushoramari umuhanzi nazanye ngo ngiye nazamuye umuntu azamurwa ni uhurirane rw'abantu benshi cyane aricyo gihe nashaka kuvuga muri production kuko yaje production washimira Nobja muri country yamutunze yego kuko ne wahindaboze nyuma y'imyaka 5 production 2022 ngira ngo irangira nibwo yatangiye yasohoye indirimbo ye ya mbere kashe iza gukundwa n'abantu batari bake ariko ubu ngubu ndakeka amaze gusohora indirimbo zitararenga 5 harimo n'amakorabo element ako progress umaze kubona ka imaze kuba ndende cyane ubwo asigaye numvaga amakuru avuga ko ashaka kuba afite n'ibindi bitaramo byinshi mu Burayi ushaka kuba bigera ku 8 ese we mu mbone zawe mu mari n'ibimenyetso ubona ririye banga element yaba yarakoresheje kugira ngo ahita agera kuri no tape y'uru rwego amaze kugera mu myaka mike amaze muri industry yo mu Rwanda muri art ntago bisaba album kugira ngo umuntu aye munini bisaba igihangano kimwe abantu bakagikunda igihangano kimwe gusa abantu bagikunze tukirugero Jerusalem yanumusubona masakije yabaze mu GC yose bahe amafaranga atari baratunze nyashi na nyashi yahaye amafaranga cela ntago bisaba umuhanzi ko akora indirimbo zigize album kugira yamara ubwo bimusaba gukora art imwe iri convincing
ariko bikajyana na characters na stories zerekeza iyo ndirimbo. Ni ibintu bitatu: promotion, characters, stories n'indirimbo umuntu iri buze kumutwara. Element afite indirimbo 5 mu myaka 3 amaze akora umuziki wo kuririmba pano production amaze imyaka 5, yes, ariko mu kuririmba amaze imyaka 3 agiye mu career nubwo bifatanya byombi. Ariko Element yuje ibintu byo kuba umuhanzi nubwo yari indirimbo imwe mu mwaka yakundwa, akora indirimbo ziri melodic zibyinitse, akora indirimbo umuntu uri mu rukundo cyangwa ari mu ryo gukunda yumva akazikunda, ubyina yumva akabyina, uri kunywa agacupa ari bukunde. Akita kuri quality ya production, akita no kuri quality y'amavideo, akita ku kintu cyitwa discipline, akita kuri shape uko agaragara na connection. Ibyo bintu birahagije ko Element yayirimbiye muri Amerika ejo bundi muri Rwanda Convention, yagiye ubwo nzinya na Bruce Melody kurimbayo. Ubu ngubu bagiye kuzenguruka ibihugu by'Iburayi, Tramisto ko muri Sweden, yazajya no mu bihugu biteguwemo na East West Vibes, society itegura ibitaramo bitumira abahanzi ubushize hariho Diamond, harimo Baruga ndetse na The Sope uriya munya Nigeria uba mu Bwongereza uteza imbere Afrobeats, ubona ko no mwakire hariya na vibe nabo muhayipinze. Ibyo bintu nkubwiye bituma umuhanzi wese mu isi nubwo akwendera imbe ebyiri kandi be superstar, no matter the number of songs he has produced, it doesn't matter. Ikindi nagarukaho mu gitaramo cya yari yakoreye muri Uganda bari bamunenze kudategura stage, ariko nabonye muri Sweden abantu bamwishimiye cyane, nawe yazamuye ijwi yabikosoye kabisa, yasubije n'abafana cyane, yavugaga narangurura. Noneho ntabwo ari kwa kundi Element muzika ari shaye n'ubundi avuga gake gake yitonze, ariko uno muri no weekend yabivugure kabisa muri Sweden, ibintu yakoze byari sawa kabisa. Yari yabyanitse, ni ngewe wari wa mu criticizinze ndi gusesengura nerekana ko yakoresha intege nke, kuko ngewe ndi umunyamakuru ugenzura ibintu bijyanye n'uko abahanzi bitwara ku byiniro, nkakoresha fact mu kwerekana ibyo bakosora kugira ngo turusheho kurema amasoko twarema, kuko Nigeria yagiye cyane kubera imbaraga bakoresha kuri stage. Afrobeat yamamaye kubera imbaraga n'ubumwe n'umusanzu buri muntu wese muri industry. Muri Stockholm, capital ya Sweden, yabikosoye, yarafite imbaraga, yarimbye neza, yagurukaga, yakosoye byose. Ibyo no kumushimira. Aho umuntu yakoze neza cyane tumushimira, akora nabi mu ruhame tumunenge, ibyo akora nabi ari we ku gice tubyibore ntabwo bitureba, ariko ibiri public yakoze neza tumushimire. Element arimo aratwereka ko mu gihe The Ben, Bruce Melody, ba Christophe bazaba barananiwe, Element azaduhagararira neza, azaba ambassadeur w'umunyarwanda aho bano bazaba barananiwe bagejeje. Ese abavuga ko Element wenda nagaragera kuri niveau cyangwa urwego rwa Meddy, ariko bavuga ko wenda yadukishije amarira ya Meddy wahise ujya muri gospel, bavuga ko yagambaniye umuziki. Ese ubona Element iyo ntambwe yayitera yo kuba yadoza amarira ya Meddy wagiye muri gospel? Nta muhanzi usimbura undi mu isi, buriya umuntu nta muhanzi ku isi usimbura undi, nta n'uzasimbura undi, nta ukora nk'ibyo undi yakoze, nta n'uzakora nk'undi yakoze. Buri muhanzi mu isi afite role ya Joa, asabwa kwijwa neza. Meddy yakoze ibyo abandi bantu batari bakora, wenda bazakora mu gihe cyiwe, n'ubu aracyabikora. Agiye muri gospel, afite gahunda yo gukiza abantu bagera kuri miliyoni, bagakira ivugabutumwa buri wa gatandatu, atanga ijambo ry'Imana, afite online church yigisha abantu akababwiriza. Ibyo nabyo ubwabyo ni intambwe nziza cyane, kuko hirya yo kuba kwacu tuzafesinga Imana, tuyibwire ngo waradutumye, turatumitse, dusoje urugendo rwacu, dusize n'abandi bakomeza urugendo rwabo. Ntabwo Element mubona nk'umuntu wasimbura Meddy, kuko na Meddy ntabwo yasimbuye Element, ntabwo azasimbura Meddy, nta n'uzasimbura Element, nta n'ubwo imirimbo ya Element n'iya Meddy simwe. Oya niwe ndavuga twaturirimbo dukora abantu ku mitima, simwe indirimbo n'abakinje gusa barazirimba, ba Brava barazirimbaga, ba Aimé Bruce barazirimbaga, ba Jesse barazirimba. Oya, ibyo nta marangamutima abantu babivuga no guhypinga umuhanzi wabo, no kugira ngo aboneke inkumi showbiz zishyushya, showbiz ko hagiye bikonje, ugasaba ko aba bloggers bazana ibintu biketinga attention. Ko akamaro ka blogger ni to get the attention, akamaro k'umujournalist ni to give the information or to entertain or to educate. Rero aba bloggers bavuga ibyo wabumva bakeneye kwetinga attention, ariko that's not, ntabwo ari ibyo pe. Ahubwo ikibazo gihari abavuga ko Element kubera kwiharira kariyeri y'umuziki akayijyamo cyane,
bizahungabanya abahanzi bamwe na bamwe yakoraga production kubera umwanya uzaba muke kuko nawe arimo akora imiziki ye ku giti cye. Ese urabibona ko hari ikintu bizahungabanya babanzi bajyaga bakorana cyane? Indirimbo ukunda umuziki? Ndawukunda cyane. Indirimbo eshanu zigezweho mu Rwanda nizi? Harimo iza Element nk'eshatu kugira ngo Nyanja, urugero Nyanja, Morera, na Tsunami usibye ko yavuye yita ariko nayo wenda wayivugamo. Kandi izo zose zakozwe na Element kugira ngo. Iriya ndirimbo Kompa mu Burundi ni igezweho yitwa Kompa yitwa gute? Indirimbo mu Burundi igezweho. Bita? Iri mu njyana bita Kompa. Iri mu njyana ya Kompa. Aha ni ya Kiriko. Ni ya Kiriko Akili. My Darling. My Darling? Ya My Darling yandi uvuga. Chela. Long Presses ya Joshua. Kuba nisindiye ni yande? Ni ya Loda na Bruce Melody. Ntagiye na kimwe u Rwanda rwabuza producers, ntagiye mu Rwanda hagize balance ya producer cyangwa se ubuki bwa producers kubera ko umuntu yagiye kuririmba, ahubwo aba producers barahari. Habaho guharara, hakabaho ibigezweho cyane. Niba mu Element bazajya kwa ba Loda, bazajya kwa ba Yewe, bazajya kwa Prince Keys. Igezweho ntabwo afite indirimbo zigezweho. Repete ni ntigezweho. Igezweho kandi ni ya Prince Keys. Aba producers barahari ba Bob Pro, ba Yolash. Umuriro nta twivanga isi ya umuriro. Ntigezweho. Igezweho kabisa. Yo aba producers bari benshi cyane b'abahanga, ntabwo Element kwa yakora umuziki ni success kwitwe kuko gukora umuziki unawuzi niko ba Tekno bamamaye. Tekno producer wa Davido na ba Wizkid araririmba aramamara rimwe aranabarenga n'igikundiro agira ikibazo cy'ijwi amarigiye atarimba abantu bayogaho yagiye, ariko aba producers iyo bakoze umuziki bakwenze ko baba bazi ibyo bakosora n'ikeneye ku isoko. Rero dufite producers benshi cyane, nta kibazo kizabo ku Element afite umwanya munini cyane mu muziki. Producers barahari benshi b'abahanga, nagiye ngwinjira kugira ngo nshike indirimbo zigezweho atari za Element gusa. Urakoze kuri ubwo busesenguzi duhaye kuri Element. Ako nifuza kugenda nkubaza utuntu tugana ku musozo duke tw'ibintu byagiye bivugwa, trends, ibitaramo byagiye biba nka Harmony Africa urayizi yarabaye muri Kigali Universe. Ese ubona ama performance y'abahanzi cyane cyane abakomeye? Davis ya performance neza cyane, abantu barabikunda, ariko baje kumubaza akabazo umunyamakuru ukora kuri The Choice bita Fred Musoni amubaza niba hari ikibazo yigeze agirana na Element ku bijyanye n'indirimbo nyuma yo gukora indirimbo bita Bermuda. Davis avuga ko nta kintu yabivugaho. Ese wowe ubona uwo mubano waraje gucika kubera iyo ndirimbo cyangwa nta kindi kibazo bafitanye usibye kuba batagikorana? Niyo ndirimbo yabiteye, habayeho ko Element yafashaga sample k'indirimbo y'umunya Nigeria, noneho babaca amadolari 800. Davis yabwira Element ko Element agomba kwishyura ko ari we wafashe wakoze ayo makosa yo gusamplinga akantu k'abandi atamusabye uburenganzira cyangwa se yari guhanga ibye. Element amubwira ati nutayishyurwa ntayo uzabona. Habamo ayo maherere kugeza ubwo byageze ubwo bemera kwishyura, ariko nyine umubano urangira gutyo. Niyo mpamvu utazongera gupfa kubona Davis kwa Element, kandi urabizi ko yamukoraga indirimbo cyane, yahoraga iwe muri iyo studio, bari inshuti cyane rwose. Ariko Davis yasigaye ajya ku bandi producers ntabwo ari benshi mu Rwanda, si ngombwa ko umuntu agukoshereza ukomeza ukamwirukankaho, kuko ayo makosa yari yakoze na Element ntabwo Davis yagomba kuyigenderamo. Rero ntabwo nyine uzongera gupfa kubona Davis kwa Element, kuko ntabwo bigeze bafata intambwe yo gutera ngo baganire basane imbabazi cyangwa se bavuga ati this is business yo reka dumovinge bino tubireke ibyari business, reka tugane ku musozo bine tuzayina tureba tubivugaho. Murakoze, bakane subscribe kuzuza 100 tuzane silver award 100. Yego, hanyuma mukane subscribe mushyiro comment ibitekerezo byanyu by'amashako dusesengura banasharinge. Murakoze kabisa Pundit, wakoze ku busesenguzi bwiza wadukoreye. Imana ibarinde. Yego namwe.